imurikagurishwa ry'ubucuruzi, ishoramari ndetse n'ubucuruzi muri rusange, imyidagaduro ndetse n'umuco. Rero hari imico myinshi cyane igiye itandukanye, ariko hari n'umuco nyarwanda, akaba rero ari kimwe mu bizerekanwa ibikorwa by'urubyiruko ndetse imyidagaduro n'iterambere muri rusange. Ibyo byose rero ni ibyitezwe muri Rwanda Convention ya 2025 izahuza abanyarwanda bagera ku 1500 i Texas hariya i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku itariki ya 4 kugeza ku itariki ya 6 2025 z'uku kwezi n'ubundi kwa gatandatu. N'amatsiko rero ameze nk'urushashi rushishagirana cyane abanyarwanda bafitiye itangazamakuru, bafitiye imikino, bafitiye ishoramari ry'u Rwanda bigiye kuzagaragarizwa hariya i Dallas muri Texas. Amatsiko rero ni yose ku banyarwanda baba mu mahanga ndetse ni n'ab'imbere mu gihugu biteguye rero guhurira muri Dallas muri Front of muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cyiswe Rwanda Convention. Iki gikorwa rero cyaherukaga kuba mu myaka 6 ishize, giteganyijwe rero kubera hariya muri Living Convention Center ku itariki yenye kugera ku itariki 6 Nyakanga 2025. Ni iminsi rero 3 ifite igisobanuro gikomeye cyane ku banyarwanda, kuko izahuriza hamwe ibikorwa birimo ibishingiye ku muco gakondo w'u Rwanda, gusabana no kurebera hamwe umusanzu wa buri wese mu iterambere ry'igihugu kiganamo. Rwanda Convention ya 2025 rero y'uyu mwaka yahawe umwihariko ukomeye cyane, kuko izanahuzwa n'ibirori byo kwibohora ku Rwanda ku nshuro ya 31 n'ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mukantabana Matilde yavuze ko rero Rwanda Convention ari igikorwa cy'ingenzi cyane, ndetse abanyarwanda bakwiye kwiyandikisha kugira ngo batazacikwa na hato. Ati rero icyo bidufasha ni uko duhura nk'abanyarwanda, tukongera tugasabana, tukamenyana ndetse tukemera neza nk'uko bisanzwe. Muze rero dutarame twishime, hazakorwa byinshi cyane byerekereye ubucuruzi, guhura abato ndetse n'abakuze bagahura bakamenyana, abato muri rusange n'abakuze. Ambasaderi rero yakomeje avuga ko azaba ari amahirwe akomeye cyane ku bigo by'ubucuruzi yo guhura n'abanyarwanda baba muri diaspora cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, kugira ngo baganire ku by'ishoramari ndetse berekane ibicuruzwa na serivisi bakora imbere mu gihugu. Ati rero iki gikorwa kizitabirwa n'abanyarwanda benshi cyane ndetse n'inshuti z'u Rwanda, ari nayo mpamvu twatumiye ibigo by'ubucuruzi mu Rwanda ngo bize bihure n'abantu bahangaha kugira ngo baganire bamenyane, kuko ubu ngubu rero dufite umubare munini w'abari kujya gushora imari mu Rwanda, yaba abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri rusange. U Rwanda rero ruzimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri aya matariki, dore yuko rero ariho inzego zose za leta zizaba ziherereye. Hazajyayo ibigo bya leta ndetse n'ibigo by'abikorera kugira ngo hagaragazwe imirimo yabo, ndetse n'ushaka serivisi by'ako kanya aho ngaho rero bazayihabwa. Abazitabira rero Rwanda Convention 2025 bazaba bameze nk'abari mu Rwanda bwite, kuko rero bazahabonera serivisi zose bifuza binyuze mu bigo byaba ibya leta ndetse n'iby'abikorera bizaba bihari rwose. Umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda batuye muri Dallas Fort Worth uri mu tegura rero Rwanda Convention yatangaje ko rero kwitabira iki gikorwa ari umwanya mwiza ku batuye mu mahanga wo kuganira, gusangira ndetse no kwizihiza intsinzi yo kwibohora ndetse no kubohora u Rwanda muri rusange. Ati rero tuzaba dufite akanya ko guhura tukabona ibikorwa byateguwe, hazaba hari za banke, ibigo bya leta, PSF, urugaga rw'abikorera ndetse serivisi zigiye zitandukanye n'ibindi byose bizaba bihabaye, kugira ngo uzabikenera wese azahite abifata, yaba atuye mu mahanga cyangwa se atuye mu Rwanda. Niyo mpamvu twatangije tukubwira yuko ngo u Rwanda ruzaba rwahimukiye. Buri wese rero
agomba kuza yiteguye kureba icyo yakunguka mu ihuriro rizaba rihuje abantu benshi. Hateganyijwe rero n'imikino ikomeye cyane izitabirwa n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ndetse n'abandi bose muri rusange, abaretse gukina ndetse n'abagikina muri rusange, mu rwego rwo gususurutsa ndetse no gukorana imyidagaduro muri abangaba bazaba bahuye. Mazimaka rero umwe mu banyarwanda batuye i Texas, akaba ari no mu bari gutegura iki gikorwa cy'imikino muri Rwanda Convention, yagize ati urubyiruko rero rufite ibiganiro bigamije kurukangurira kwiteza imbere ndetse tukazanifatanya mu mikino, aho rero ruzakora imikino ya basketball, umupira w'amaguru ndetse na volleyball. Mu mikino rero hazagaragaramo bamwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu muri volleyball ndetse na basketball bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero bazaba bagamije gushishikariza abakiri bato kugera ku ntego zabo ndetse no ku kigero cyabo kugira ngo bakomeze batere imbere. Yakomeje rero agira ati hazagaragaramo rero kandi abana bari munsi y'imyaka 18 muri basketball, barimo abazatoranywamo abazahagararira diaspora mu irushanwa nyafurika rya basketball rizabera mu Rwanda muri Nzeri 2025. Ni imikino rero ikomeye cyane kandi ikaba izaba tariki ya 4 Nyakanga guhera saa 4 z'amanywa kugera saa 9 za nimugoroba. Naho rero ibiganiro birimo iby'urubyiruko n'umuco bikazabera hamwe n'ibindi tariki ya 5. Ni umuco rero, umuco gakondo rero nawo ntago uzibagiranwa cyangwa se ntago uzapfukiranwa, kuko aho uri hose umunyarwanda niwe yavuze ati aho waba uri hose, Amerika n'Uburayi, Aziya ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, nibigucumbikire ariko ntiwibagirwe umuco w'u Rwanda, ntiwibagirwe yuko uri umunyarwanda. Umuco nyarwanda rero ni kimwe mu bizagaragarizwa aho ngaho. Rwanda Convention 2025 rero izitabirwa n'abanyarwanda b'ingeri zigiye zitandukanye, barimo abazaturuka muri Amerika, Canada, Uburayi, u Rwanda ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye hari abanyarwanda cyangwa se hari inshuti z'u Rwanda. Imwe rero mu mpamvu yitegurwa ry'iki gikorwa harimo guhura, bagasabana, bakamenyana ndetse bakaganira ku mahirwe yabo ari mu gihugu cyabo cy'u Rwanda no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Ni ukuvuga ngo hari umunyarwanda wagiye kera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se ushobora kuba yaravukiye n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, haba i Burayi cyangwa se n'ahandi muri Afurika cyangwa se muri Amerika, yaba yepfo, iya ruguru cyangwa se muri Aziya. Aho utazi u Rwanda, utazi aho u Rwanda rugeze, arwumva mu makuru, yumva ngo ishyamba rya Nyungwe ryaravuguruwe rimeze gutya, yumva ngo umujyi wa Kigali, yumva ngo Convention Center yarubatswe, yumva ngo mu Rwanda hagiye kuza imihanda yo mu kirere, abyumva nyine ku makuru ataraza kuhibonera. Ariko uyu aba ari umwanya mwiza wo guhabwa ikaze, niba yarabuze ahaca kugira ngo abone visa ahangaha muri Rwanda Convention ya 2025, afite amahirwe akomeye cyane yo kwiba iki kibazo akahava rwose abibonye cyangwa se abihawe. Imwe rero mu mpamvu yitegurwa n'iki gikorwa ni ukugira ngo izo nzego zose zigende zihura kugira ngo buri wese yiyumvemo ikaze hano mu gihugu cy'u Rwanda, hano mu gihugu cyabo, igihugu cyatubyaye rwose, umugongo mugari uduhetse. Irabe Kreni rero uri mu bari gutegura Rwanda Convention ya 2025 yavuze ko rero muri iki gikorwa umuco gakondo wari uzizihizwa cyane kandi wazirikanywe bikomeye cyane. Ati rero hari imurika rijyanye n'ibikorwa mu Rwanda, hazabaho kugaragaza indirimbo n'imbyino gakondo z'abanyarwanda, hazabaho kumurika imyambaro ya kinyarwanda, hazabaho ibiganiro bijyanye n'amateka bizatangwa n'impuguke mu by'amateka y'u Rwanda. Yashimangiye ko rero hanateganyijwe ibindi bikorwa bizatuma abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda muri rusange barushaho gusobanukirwa ubudasa bw'u Rwanda. Irabe rero yagize ati ni igikorwa kirebana n'urubyiruko, nitwe dufite ahazaza h'igihugu cyacu mu biganza byacu, rukwiye kuza urubyiruko rero rukwiye kuza tukamenya umuco wacu, tugasobanurirwa amateka yaturanze, tugasobanurirwa amahirwe dufite ndetse n'uruhare rwacu mu guteza u Rwanda rwacu imbere, u Rwanda rwatwibarutse. Abakunda rero gukina n'abatarama muri rusange bigashyira kera, abo ngabo nabo nago bibagiwe, kubera yuko nago bibagira
batungiranywe kubera yuko nabo bahawe rugari. Ahangaha hazaba hari umwanya ukomeye cyane wo kwidagadura ndetse no kwisanzura muri rusange. Abazitabira Rwanda Convention rero bateguriwe imikino igiye itandukanye izabafasha kwidagadura irimo ruhago, basketball, ikibuguzo ndetse n'igisoro muri rusange. Ikibuguzo ngira ngo nicyo gisoro, ariko hari aho bitandukaniye. Abantu bazi kubikina namwe murabizi, mushobora no kujya muri comment mukatubwira uko bimeze. N'indi mikino rero igamije kwiga ku mateka yo hambere hagamijwe kuyasigasira ndetse n'ibindi muri rusange. Iyo tugiye mu mateka y'u Rwanda ndetse mu mateka y'Abanyarwanda, usanga yuko kubuguza ari ibintu byakorwaga kandi bigafatwa nk'umukino w'icyubahiro, kuko n'umwami ubwiwe yarawukinaga, abagaragu b'umwami ndetse n'abandi benshi muri rusange. Iki gikorwa rero kandi cyatumiwemo abahanzi bamamaye kandi bafite amazina akomeye cyane azwi hano mu Rwanda ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bazafasha abazitabira gususuruka barimo The Ben, Meddy ndetse na Intore Masamba. Bari bitezwe rero mu bazataramira Abanyarwanda bazaba bateraniye aho ngaho. Ugize we Elasto, umwe rero mu bagize umuryango nyarwanda w'abatuye muri Texas, akaba ari no mu bari gutegura iki gikorwa mu bikorwa by'imyidagaduro muri Rwanda Convention 2025, yagize ati natwe imirimo ndetse n'imyiteguro muri rusange tuyigeze kure. Igitaramo rero cya mbere kizaba kuri tariki 4 Nyakanga, izihizwa umunsi wo kwibohora, kizasusurutswa na Masamba Intore. Uwo nguwo rero akaba ari we uzasusurutsa abazaba bitabira. Ku munsi rero uzakurikiraho hateguwe igitaramo cy'urubyiruko kizasusurutswa n'umuhanzi The Ben afatanyije n'abandi bahanzi ndetse n'abahanga mu kuvanga imiziki nka DJ Baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ugeziwe ati rero tunafite agaseke gapfundikiye k'abahanzi bazava mu Rwanda. Rwanda Convention rero izasozwa n'igitaramo cy'amasengesho cyangwa se USRCA Prayer Breakfast, aho rero Apotre Gitwaza azaganiriza ijambo ry'Imana abitabiriye, naho umuhanzi Meddy akazayobora kuramya ndetse no guhimbaza Imana muri rusange. Usibye rero gutarama no guhuza urugwiro, ihuriro nk'irya Rwanda Convention 2025 rifasha Abanyarwanda guhuza imbaraga hagamijwe gufasha igihugu cyabibarutse binyuze mu kugishoramo imari ndetse mu ngeri zigiye zitandukanye. Amafaranga rero bigaragara yuko ari kuva mu mahanga cyangwa se ayo dukunze kwita amadevize, arakomeza kugenda yiyongera umunsi ku munsi, dore yuko 2024 amafaranga yarazamutse cyane. Amafaranga yavuye hanze yinjira mu Rwanda angana na miliyoni 505 z'amadolari yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ni muri urwo rwego hateguwe iki gikorwa gitegerejwemo abagera muri 1500 kugira ngo bazakitabire bakomeze kugenda bamenyana n'abandi bose muri rusange. Rero kwiyandikisha ni uguca ku rubuga rwa rwandaconvention.com, aho wandika https://2 rwandaconvention.com. ubishaka twaza kukigushyiriramo muri description, twaza kugushyiramo description ahangaha iyo link wacamo ukiyandikisha kugira ngo nawe uzabe umwe mu bazitabira iyi Rwanda Convention y'uyu umwaka. Hari byinshi rero byitezwe muri iyi Rwanda Convention, aho hitezwe yuko abantu benshi bazahungukira ibintu byinshi, ibikorwa byinshi, u Rwanda rugakomeza kugaragaza umuco warwo, ndetse n'abari mu mahanga bagasobanurirwa uburyo mu Rwanda tubayeho ndetse n'ibyo dukeneye muri rusange, n'ibyo twibitseho turusha abandi kugira ngo nabo bazaze kuba bashora imari yabo. Ni ibintu rero byiza cyane kandi biryoheye amaso biteganwa kubera ahangaha. Rero reka tukubwire ngo weho ushoboye kuba wakwiyandikisha kugira ngo utazatangwa na gakeya, uzabe rwose uhabaye neza cyane. Rwanda Convention rero ni igikorwa gikomeye cyane kiba kigamije kumenyekanisha u Rwanda, guhuza Abanyarwanda ababa mu gihugu ndetse n'ababa hanze
hanze kugira ngo hamenyekane amahirwe ari hanze ndetse n'ari mu gihugu muri rusange kugira ngo abashoramari bakomeze kugenda biyongera. Naho iyi yakugezagaho yari Wasamu TV Show. Icyo tugusaba gusa ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Wasamu TV Show, ugira ibihe byiza.